twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ko umwuka w'Imana ubazaho ukabafasha gusobanukirwa ijambo ryayo yatugejejeho ibinyujije mu gitabo cyawe cyera Bibiliya. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbibutse ko Bibiliya atari igitabo cyanditswe n'ubwenge bw'abantu ngo bishyiremo ibitekerezo byabo, ahubwo yanditswe n'Imana ibinyujije mu bantu. Niyo mpamvu dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo tubashe kuyisobanura ndetse no kuyisobanukirwa neza. Ibi birashimangirwa n'amagambo dusanga muri Bibiliya mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 2 umurongo wa 13. Haranditswe ngo ibyo tuvuga ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Aya ni amagambo y'Imana. Nk'ibisanzwe iyi ni Hope Restoration, tubahaye ikaze nanone aho tugiye kubagezaho inkuru ijyanye n'icyaha cy'ubusambanyi umwami Dawidi yakoze kikababaza Imana cyane ndetse kikagira n'ingaruka zikomeye ku muryango we. Nubwo Dawidi akimara gukora iki cyaha cy'ubusambanyi yasabye Imana imbabazi ikamubabarira, ntibyakuyeho ingaruka z'icyaha, kuko Imana y'ubwayo yari ivugiye iti ndakubabariye, ariko inkota ntizigera iva ku muryango wawe. Ese ni gute Dawidi, umwami ufite umutima Imana yishimiye, yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, icyaha Imana yanga cyane? Ese ni izihe ngaruka iki cyaha cyagize ku muryango wa Dawidi? Komeza udukurikire. Nyuma y'uko Sawuli, umwami Imana yarimitse ngo ayobore ubwoko bw'Abisirayeli agomeye Imana yahagurukije Dawidi mwene Yesayi iramwimika asimbura Sawuli. Mu by'ukuri Imana yimitse Dawidi imukunze cyane ko ubwayo yivugiye n'akanwa kayiti mbonye umuntu ufite umutima nshaka, ubwo yamutoranyaga. Dawidi yakoze ibikorwa byinshi by'indashyikirwa byashimishije Imana, nko guhanga muri gihangange Goliyati, Umufilisti ndwanyi ikomeye cyane yari yarananiye ingabo z'Abisirayeli, kubaka umurwa mukuru wa Isirayeli Yerusalemu, ndetse no kugarura isanduku y'isezerano i Yerusalemu aho yubakiwe ihema. Nubwo Imana yishimiye Dawidi kubera umutima we mwiza ndetse n'ibikorwa bye by'indashyikirwa, Dawidi yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi aho yasambanye na Batisheba, umugore wa Uriya umwe mu bagabo bari bagize ingabo z'Abisirayeli. Iki cyaha cyazamuye uburakari bw'Imana, irakarira Dawidi ndetse n'umuryango we wose. Umva uko byagenze. Icyo gihe umwaka wari utashye, aho abami bagabaga ibitero hanze, gusa Dawidi we ntiyagiye, ahubwo yatumye umutware w'ingabo Yowabu ndetse n'abagaragu bajya kurwana n'Abamoni, maze Dawidi we yisigara i Yerusalemu iwe mu rugo. Umunsi umwe nimugoroba akazuba karenze mu kabwibwi, umwami Dawidi yari ibambuye azamuka hejuru y'inzu ye, aho yagendagendaga asa n'unanura amaguru. Muri icyo gihe ubwo yagendagendaga hejuru y'inzu ye, sinzi ukuntu yarebye hasi abarabutswe umugore mwiza w'ikibengukiro wari urimo kwiyuhagira. Uwo yari Batisheba muka Uriya. Dawidi akimubona yatumye umuntu ngo agende amurebere uwo ari we, maze wa muntu aragaruka aramubwira ati ni Batisheba mwene Eliyamu, umugore wa Uriya w'umuhete. Dawidi akibyumva ako kanya yahise atuma intumwa ziragenda ziramuzana iwe, bararyamana. Barangije umugore arongera arisukura aramanuka asubira iwe. Hashize igihe Batisheba abwira Dawidi ko atwite. Dawidi akibyumva arahangayika cyane, abura amahoro, yibaza uko ari buhishe icyo gisebo cyo kuryamana n'umugore utari uwe akamutera n'inda. Dawidi yashatse uburyo bwose bushoboka yakwikuraho icyo kimwaro muri rubanda. Ariko nawe wibaze, umwami Imana yimikishije amavuta ikishimira n'umutima we ko yaryamanye n'umugore w'umugaragu we kandi akamutera n'inda. Ibi byari kwambura Dawidi icyubahiro cye muri rubanda. Mu rwego rwo kwikuraho iki gisebo no gusibanganya iki cyaha mu maso ya rubanda, Dawidi yigira inama yo gutumaho umugabo wa Batisheba, Uriya. Tubibutse ko uyu Uriya yari ku rugamba aho ingabo z'Abisirayeli zarwanaga n'Abamoni, bivuze ko yari umwe mu ngabo za Isirayeli. Intego ya Dawidi yo gutumaho Uriya kwari ukugira ngo nibura arebe ko yaziwe mu rugo akabonana n'umugore we Batisheba. Bityo inda atwite yatewe na Dawidi ikitirirwa umugabo we kuko bari kuba babonanye. Bidatinze Dawidi yahise yohereza intumwa kuri Yowabu, umutware w'ingabo, ngo yohereze Uriya. Intumwa iturutse ibwami ikigera kuri Yowabu, vuba vuba yahise yohereza Uriya, maze Uriya arataha i Yerusalemu kuko byari byategetswe n'umwami. Uriya akigera ibwami, umwami Dawidi yaramwakiriye, baraganira, amubaza amakuru y'ingabo ndetse n'uko urugamba ruhagaze. Ibyo birangiye, Dawidi asaba Uriya ko yamanuka akajyayo kwiryamira akaruhuka, cyane ko yari amaze igihe kirekire ku rugamba kandi yakoze n'urugendo rurerure rwo kuva mu ngando azi Yerusalemu. Gusa ariko nanone tubibutse ko izo atari impuhwe Dawidi yari afitiye Uriya,
ahubwo icyo yashakaga nuko ataha akajya iwe akabonana n'umugore we, birumvikana bakaryamana, maze inda ya Dawidi ikitirirwa Uriya. Bityo ikimwaro Dawidi akaba aragikize, ndetse na cya cyaha kigasibangana mu maso ya rubanda. Uriya yavuye ibwami arataha, ariko ntiyagiwe nk'uko yari yabisabwe na sebuja Dawidi, ahubwo yiranira n'abagaragu ba sebuja bose baraririye ibwami. Dawidi amenye ko Uriya ataraye iwe, araza aramwegera aramubaza ati, ese Uriya koko kutatashye ngo ujye mu rugo uruhuke? Ubu koko ntabwo uzi ko warushye kubera urugendo rurerure? Ubu koko ni iki cyakujije kujya iwawe? Uriya aramusubiza ati, databuja, niba isanduku y'Imana irara hanze, umutware w'ingabo Yowabu ndetse n'ingabo bagenzi banjye bakaba barara ku gasozi, njye ndinde wo gutaha nkajya mu rugo kurya, kunywa no kwiraranira n'umugore? Ati, databuja, ndakurahiye ntabwo iryo kosa narikora. Dawidi akimara kubona ko umugambi we wa mbere upfubye, yigira indi nama ya kabiri, plan B. Yasabye Uriya ko aguma aho ngaho ibwami akaharara ijoro rimwe, bukeye bwaho akamusezerera agasubira ku rugamba. Iryo joro Dawidi yatumye kuri Uriya amuha inzoga aramusindisha. Intego ya Dawidi yari ukumusindisha kugira ngo nibura arebe ko yatekereza ku mugore we akamwifuza, ubundi akamanuka akajya kumureba bakabonana. Uyu mugambi nawo warapfubye, kuko byageze mu ijoro hagati Uriya arasohoka ajya kwiryamira hamwe n'abagaragu ba sebuja, ntiyarushya atarabukiriwe. Dawidi akimara kubona ko imigambi ye yose ipfubye, yakomeze gushakisha uburyo yakwikuraho igisebo, maze yigira indi nama ya gatatu. Inama ya nyuma yarimo ubugambanyi n'ubwicanyi, plan C. Aha Dawidi yigira inama yo kwica Uriya, ariko mu mayeri ku buryo nta muntu uzamenya ko ari we wamwishe, ubundi agatunga umugore we Batisheba, bityo rubanda rukabona ko atamwambuye undi mugabo, kahubwo yamutunze ku buryo bwo kumufasha nk'umupfakazi. Mbese bikaba kayamvugo ngo ntugace inyuma y'urugo rw'umupfakazi utamubajije icyamupfakaje. Aha rero wakwibaza uti, ese ni ayahe mayeri Dawidi yakoresheje? Aha Dawidi yanditse urwandiko aruha Uriya, arwoherereza Yowabu ubwo yari avuye i Yerusalemu asubiye ku rugamba. Muri urwo rwandiko Dawidi yasabaga Yowabu, umutwari mukuru w'ingabo, ko mu gihe urugamba rukomeye cyane agomba gushyira Uriya imbere mu mvura y'amasasu, bakamuhana bakamutererana ntagire umufasha, maze ubundi aduye akamurasa agapfa. Yowabu akimara gusoma urwo rwandiko nta kindi yakoze uretse kumvira itegeko ry'umwami. Yowabu nk'umugaba mukuru w'ingabo, inzobere mu gushushanya urugamba, yari azi neza aho umwanzi ufite imbaraga ari. Aho niho Yowabu yohereje Uriya, baramwica. Bukeye Yowabu yohereza intumwa ibwami kubwira Dawidi ko Uriya yapfuye, yishwe n'umwanzi. Birumvikana ko Dawidi akimara kumva inkuru yarishimye cyane, kuko umugambi we yarawugezeho. Dawidi yarijijishije, yereka rubanda ndetse n'izindi ngabo ko babajwe cyane n'urupfu rwa Uriya. Arahoreza. Hashize igihe runaka kitari kirekire, atumaho Batisheba wari umugore wa Uriya, barabana, amugira umugore we. Bukeye Imana ituma umuhanuzi Natani ngo agende abwire Dawidi ko icyaha yakoze cyababaje Imana, kandi ko izamuhana yihanikiriye. Dawidi akibyumva yikubita hasi abwira Imana ati, Mana, nagucumuyeho, babarira. Natani abwira Dawidi ati, Imana igukuyeho igihano cy'urupfu, ariko ingaruka z'icyaha wakoze zizagukurikirana wowe n'umuryango wawe. Samweli wa kabiri ibice 12 umurongo wa 11 kugera kwa 12. Nuko Uwiteka avuze atya ati, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu muryango wawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbaho umuturanyi wawe aryamane nabo ku manywa nyaruhanga izuba riva. Wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko njye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva. Aya ni amagambo y'Imana. Kuko Imana yabivuze, Dawidi akimara gukora icyaha cyo gusambana na Batisheba, akongeraho no kwica umugabo we Uriya kugira ngo abone uko mutunga nta nkomyi, umuryango we wahuye n'ibyago bitandukanye. Wa mwana Dawidi yabyaranye na Batisheba muka Uriya yahise apfa hashize iminsi 7. Hashize igihe nanone, Amunoni umuhungu wa Dawidi agira mushiki we Tamari batari bahuje nyina irari, maze amufata ku ngufu bararyamana. Ibi byababaje musaza wa Tamari witwaga Absalomoni, abika inzika. Hashize igihe yica Amunoni amuhaye ko yasombanyije mushiki we, akamwambura ubusugi bwe. Si ibyo gusa, kuko uyu Absalomoni umuhungu wa Dawidi yashatse guhirika ubutegetsi bwa se, ashinga umutwe w'ingabo wari ugamije guhirika ubutegetsi bwa se. Intambara iravuka, birangira Absalomoni yishwe n'ingabo za se. Bivuze ko Dawidi yikoze mu nda.
Iyi nkuru iratwigisha ko rwose ko Imana itanga imbabazi, ariko ingaruka z'icyaha zo zihoraho. Bityo rero ibyiza ni ukwirinda icyaha. Nanone kandi iratwigisha ko uko twakwihisha kose tugakora ibyaha mu bwihisho, Imana y'ibibireba, kandi igihe kiba kizagera ikaduhanira ibyaha twakoze twakoreye mu bwihisho, ikabishyira ku mugaragaro, ikaduhana bose babireba.